bantu beza b'ibitangaza duhora dukunda nyamuneka ariko muraho nongeye kubasuhuza nyamuneka nyagasani aragiye ababera byose kandi byabareba niza hari uwazanye ngo abarebe icyoroshye ubwo namwe arajya bita barebe niza sasa rero mu by'ukuri uyu munsi tugiye kurebera ibibera muri Amerika dore ko Amerika imaze kuba agatobero k'ibintu byinshi nabyo bidakorwa sasa mu by'ukuri ababo basambaniye mwirimbiga cyo yumvira nawe sasa mu by'ukuri muri Amerika polisi yaguye gituma abantu babiri bari gusambanira mwirimbi ndangamateka ariko ibi no gukunda akabariro gusa no gukunda imibonano no gukunda imiryoshyo yo mu kabariro ibi biva hewana abantu barwaye indwara zo gukunda imibonano mpuzabitsina ahubwo ndabona abantu barangiza sasa mu by'ukuri muri leta ya Florida iherereye muri leta zunze ubumwe za Amerika polisi yataye muri yombi umugabo n'umugore inyuma yo kubafata nyine bakora imibonano mpuzabitsina hejuru y'imva imwiyimbiri nyine rya kera byashyizwe nyine ku rutonde rw'ahantu ndangamateka bwoko barakwira ibi byo ni ibiki sasa by'ukuri ibi byakozwe rero n'aba bantu nyine byavuzweho nyine na benshi kuko burya ngo byarinze ihame ry'umuco no kubaha nyine abitabye Imana umva ko ahubwo birimo no gushinyagurira abitabye Imana ubwo ntubyumva nimba abantu hari hejuru bari kwidunda ntazi ibyo bidundamo ariko ibintu ni ugukunda imibonano cyangwa n'uburwayi ahubwo bw'umutwe abantu baba bafite nabyo ni uburwayi rwose abantu bakwiye kujya kwa muganga sasa ndubwo rero abo bafashwe ni wo bita ngo Joseph Luke Brown w'imyaka 38 na Stephanie Kerr Wigman w'imyaka 46 ibaze kwere sasa ndubwo rero wumva ko n'uyu Stephanie yari afite imyaka 46 hamwe n'uyu musore witwa ngo ni Brown w'imyaka 38 wumva ko n'uyu yari no gusamba ahubwo yari no gusamba n'umuntu namuruta kure kumva hano sasa mu by'ukuri rero bakomoka mu gace ka Weber Stars no kuvuga ngo amakuru avuga ko nyine basize imodoka yabo ya Nissan hafi y'irembo nyine rifunze aryo rimbi ahubwo se bajya mu modoka bakajya kubisoreza kujya bajya kwigwashinyagurira abitabye Imana ariko urukumva abantu imico bagira iryo rimbi nyine birumvikana ryashinzwe rero sasa mu by'ukuri ryashinzwe nyine mu 1850 maze rero bakihugira nyine biyumvikana bakihugira nyine mu gice cy'iryo rimbi aho abapolisi nyine basanze ari magambo none abapolisi babasanzeho bari bihishe nyine bari mw'ibyo bintu ntaza ari bikige ntombaze namaze nabyo sasa byo kuri umupolisi wa leta niwe wabanje nyine kubona imodoka itarimo abantu ariko nyine ifunguye amadirishya yose maze bimutera gutangira iperereza menye abantu baparitse imodoka itanafunze neza ni bande icyamutangaje rero kurushaho nuko nyine ubwo yasangaga nyine uwo mugabo n'umugore bihishe inyuma mwirimbi nyine yabasanze nyine bari mu gikorwa cy'ubusambanyi hejuru y'imva ibintu biteye iseseme rwose ibintu biteye iseseme pe abantu nabo no bushinyaguzi buse bari babuze iyo bajyayo bafata amazu yabo bakabijyamo cyangwa bakajya mu izo modoka mwiyo Nissan yabo iyo modoka bari bajemo ariko abantu bakora ibikorwa nk'ibi ariko abantu bikigimona batari kurangiza sibwe mu by'ukuri rero ntibyagarukiye aho ngaho ko burya mu gihe nyine abapolisi bakoraga iperereza muri iyo modoka rero polisi burya yasanzemo icyo bita ni methamphetamine hamwe na Nax nyine hamwe na Oxcord ibiyobyabwenge bikomeye mva ko ni ibiyobyabwenge bikomeye cyane sasa kuri Stephanie yakumva bari bananywe ibiyobyabwenge byabayebeje ubwenge kumva ibi bikorwa bakoze ntago ari by'abantu rwose bana basima bagombe ko bari bafite ikibazo sasa ndukuri rero Stephanie yahise atabwa muri yombi ashinjwe ibyaha bifitanye isano n'ibiyobyabwenge naho Joseph ajyanwa mu bitaro kubera ikibazo yari asanzwe afite ku kaguru ariko urumva n'ubundi ntibikweho ko yakoraga ibyaha n'ibintu bidafite gahunda rwose sasa nubwo Joseph atahise atabwa muri yombi ubuyobozi bwatangaje ko nyine bugiye gushaka nyine uruhushya nyine rw'ifungwa kugira ngo nyine nawe akurikiranwe n'ubutabera kujya guhohotera no kushinyagura abitabye Imana mwirimbi ibi ni ibijyahi sasa ndiko iririmbi rero rifite nyine amateka kuba nyine byaraheruka gukoreshwa nyine mu gushyingo mu 1924 ryashinzwe rero ku rutonde rwashyizwe ku rutonde rw'ahantu nyine ndangamateka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2021
ariko urumva ko aba nabo bari bagize ute, bari bagiye kubaka andi mateka yabo, kwiririmba indangamateka. ariko reka reka tujye tuvuga ibintu dusubira ibindi. banza abantu barwaye vraiment. Ikintu cy'ubusambanyi cyaraje kirenga kuba kiba icy'ubusambanyi gihinduka indwara, abantu bararwaye, which means abantu bafite uburwayi bushingiye mu marangamutima n'imitekerereze, barwaye iki? Indwara y'ubusambanyi. Neza ntabwo wumva abantu bagira aho bajya gusambana no mwirimbe kwere ko bari bafite imodoka iyo baza bakayijyamo byari kubatwara iki? Kandi mwabantu mwisi, kandi yisi muzashiduka bukeye mugasanga Yesu Kristo yatwaye itorero rye, bandi basigaye mu mabi no mu bintu bidafite umutwe n'ikibuno, ubundi abantu baririmba urwo babonye. Narumiwe yemwe ntacyo mfite cyo kurenzaho. Ubwo nawe wumvishe nyine bibereye hanze, naho utaha.